mwashuje mu izina rya Yesu. turabashuje mu izina rya Yesu. Kuri channel Kwizera Sara TV tubifurije Pasika nziza. Twatumiye umutumirwa. Mbere yo kwivuga reka tubanze dusenge. Murangasaha w'ipekayego cyagushinge kwaringe amaganga kwaringe isi yose ngahakika kahangake umutima wawe kumva umufashe kandi irage kuvuga bakanga benshi kandi hamwe kukinga n'izina Yesu. Amen. Amen. Avuga amazina ye. Reka tumwakire avuga amazina ye. Haleluya. Amen. Kuri TV Kwizera Sara TV ngarutseho Mukandamage Tereza, izina ry'icyubahiro ni Mama Sara. Izina ry'icyubahiro ni Mama Sara. Noneho rero uyu munsi turi kuri Pasika, reka manze mbifurize Pasika nziza. Igihe twibuka gucungurwa kwacu, natwe ubu turi mu byishimo. Uyu munsi yazutse, biratunejeje cyane rero, namwe banejeje, nshuti nkunda kandi nkumbura, abari hafi n'abari kure, mwese mbifurije umugisha w'Imana. Ubu rero tugiye gufatanya indirimbo y'ijana mu gakiza. Mutegure ibitabo tuyiririmbe, tuyizamuke twibuka gucungurwa kwacu. Pasaka yacu niyitwibutsa amaraso y'umwana w'Imana, niyo yadukuye mu Egiputa, aho Satani yicira abantu. Nimuze twese tumuhimbaze, kuko yemeye kudupfira cyo, yasatuyemo na rwa rusika, yatumye natwe twinjira hera. Nimuze twese tumuhimbaze, kuko yemeye kudupfira cyo, yasatuyemo na rwa rusika, yatumye natwe twinjira hera. Getsemani Yesu arasenga ati, Data niba byashoboka, iki gikombe sinkinywereho, ariko byose bibuka ushaka. Nimuze twese tumuhimbaze, kuko yemeye kudupfira cyo, yasatuyemo na rwa rusika, yatumye natwe twinjira hera. Nimuze twese tumuhimbaze, kuko yemeye kudupfira cyo, yasatuyemo na rwa rusika, yatumye natwe twinjira hera. Umwami Yesu ni umucunguzi, yadupfiriye ku musaraba, yavuye kuki ku rukundo rwe, rwatumye atanga ubugingo bwe. Nimuze twese tumuhimbaze, kuko yemeye kudupfira cyo, yasatuyemo na rwa rusika, yatumye natwe twinjira hera.
yasatuyemo na rwa rusika, yatumye natwe twinjira hera. Uwagambaniye Yesu Kristo kandi yari uwo mu bigishwa be, nyamara yikururiye ishyano byatumye yimanika ku giti. Nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira cyo, yasatuyemo na rwa rusika, yatumye natwe twinjira hera. Nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira cyo, yasatuyemo na rwa rusika, yatumye natwe twinjira hera. Nuko ku isaha ya gatandatu hose habaye ubwira kabiri, gafashe amasaha 3 yose, gagejeje ku isaha ya 9. Nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira cyo, yasatuyemo na rwa rusika, yatumye natwe twinjira hera. Nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira cyo, yasatuyemo na rwa rusika, yatumye natwe twinjira hera. Yasatuyemo na rwa rusika, yatumye natwe twinjira hera. Haleluya, haleluya. Amen. Yasatuyemo na rwa rusika, twebwe natwe dushobora kwinjira, umuntu wese akijyanira igitambo cye, umuntu wese akivugira, kuko ni nawe uzi ibyo uba wakoze. Ntago tugituma, ahubwo Yesu yasatuyemo rwa rusika, nuko natwe turinjira. Haleluya. Natwe turinjira, umucyo uratumurikira, umucyo uratuvira, kugira ngo natwe tubashe kuva mu mwijima. Niyo kunyura ku bantu ntibyari kudukundira. Uzi ko mbere bakinyura ku bantu batangaga n'intungura, batangaga n'inuma, ariko ntabwo twazibona. Ubu ni wowe wenyine ujyana, ukajyana igitambo cyawe imbere y'Uwiteka Imana yawe, ukayibwiza ukuri, ukayibwira ibiri mu mutima wawe. Haleluya. Ukayibwira ibikubabaje, ukayibwira ibikubangamiye, ukayibwira ibikuruhije, kuko Yesu yasatuyemo rwa rusika. Bene data, yasatuyemo rwa rusika, umuntu wese ariyinjirira, umuntu wese aratambuka. Yaba bigurwa amafaranga, ngewe sinari kuzayabona. Yaba ari byo bagomba gutanga inka n'ibimasa n'intama, sinari kuzabibona. Ariko Yesu yaritegereje kubw'urukundo rwe n'imbabazi ze n'impuhwe ze, nuko yemera kujya ku musaraba, arabambwa, turabamburwa, asaturamo rwa rusika, asaturamo, akuraho, navuga mu kindi kinyarwanda ngakuraho inyegamo. Umuntu wese navuga ngo ni mu cyumba, icyumba kiragaragara, umuntu wese arinjira. Akimara kwinjira araruhuka, ngo nimuze abarushye n'abaremerewe, bene data ngarabaruhura. Injiramo neza, ihangane winjiremo neza. Uyu ni wa munsi wo gucungurwamo kwacu. Uyu ni Pasika itwibutsa urupfu rwa Kristo. Ariko najya mbabwire ngo nta kiri ikuzimu, ahubwo yarazutse. Ntago akibabara, ahubwo yararuhutse. Ikimubabaje ni kimwe, ahubwo nuko ushobora kwanga kumwakira. Umwakiriye ahita aruhuka, akanezerwa, akabona umunezero. Ariko iyo ukora ibyaha,
uba urimo kumusubiza ku musaraba. Iyo ukigira umujinya uba ubimusubije ku musaraba. Iyo ukirakara uko wiboneye, iyo ugenza uko wiboneye, iyo wambaye uko wiboneye, uba urimo umusubiza ku musaraba. Mwene data, nshuti z'umusaraba, nagira ngo mbabwire ngo nimureke dutunganire Imana kugira ngo Yesu nawe twere kongera kumubamba bwa kabiri. Kandi Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Nimuze abarushye n'abarembere ngarabaruhura. Icyame amagambo arimo kunyubaka muri iyi minsi. Uhereye nkimenya ko Yesu akiza, ayo magambo yaranyubatse. Kandi njye ubabwira ibi ngibi ntabwo ari ejo bundi mbimenye, nari mbibayemo igihe, ariko sindata ko mbibayemo igihe, ahubwo icyo ndata nuko nyumva Kristo akiri mu bugingo bwanjye, nuko nkimuhamya, nuko nkigendana nawe, nuko ajya ndengera, nuko ajya nkomeza. Nawe ngwino nawe agukomeze, ngwino nawe aguhumurize, ngwino kandi umwakire. Iyo umaze kumwakira araza agatura iwawe. Ndakugira ngo nkumenyeshe ngo umuhe ibyumba byawe byose, bya bindi byakunaniye. Ahari ni umujinya, ahari ni ubwibone, ahari mbese ni ubushumeri, nabwo bumukorere. Muhamagara umubwire uti ndambiwe ubushumeri, ndashaka yuko nanjye nshakira akazi, kuko byose arabishoboye. Kandi iyo ubonye akazi ugashima Imana, Imana yacu igishimwe. Ntabwo igirya ibibonetse byose, ahubwo umuntu wayo iyo avuye mu kigeragezo, iyo avuye ku munzani amaze gusubizwa, ni ukuvuga ngo Imana yacu ugashima, ukajya munsi y'Imana ugashima. Yesu nawe ni Imana Data barya ishimwe, nibyo byo kurya by'Imana. Urumva rero ntiyaguheza mu kigeragezo, ahubwo impamvu giheramo ni ukunanirwa, ni uko wiganyira ugaca uruhande n'uruhande, ntiwizere, ntukomerere mu byizerwa, ukayitegeka. Oya, Imana ntitegekwa, ahubwo irahendahendwa. Yendahende rero umenye ko Yesu yasatuyemo rwa rusika, nuko ibikingirije ahera rutabukamo kabiri. Natwe wemererwa kwinjirira ukayibwira bya bindi byose byakunaniye kureka, ageza nawe akabigushoboza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turi muri iyi minsi, iminsi ya nyuma, iminsi iheruka iyindi, ariko hari ijambo ryubaka umutima wanjye. Nawe nagira ngo ndikubwire rikubake. Ahari n'ejo wararyumvise, cyangwa se nanjye wumvishe ndivuga, gusa iri jambo rihora ringarukamo, rihora riza, kandi mba numva ririshya, mba numva rinejeje umutima wanjye. Nanjye ndashaka kurikwibutsa. Ahari nuraryumva cyangwa wararyumvise, ariko ijambo ry'Imana ntago rihinduka, ijambo ry'Imana ntirisaza, ahubwo nuwumva ryasaza umenye ko ari wowe ushaje, ahubwo wongere ubwire Imana uti ndashaka kwinjira hera. Amen. Ndashaka kwinjira hera, nanjye mbashe guhumurizwa. Ibyo kurya by'Imana rero ntago bijya bisaza. Reka ijambo numvishije rije ni ijambo ryo muri Matayo 5 umurongo wa 7 n'uwa 8 n'uwa 9. Kandi icyo gice uzanakomeza unagisome uko uzabona uburyo n'umwanya, kuko ni ijambo ryiza. Hahirwa abanyambabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Nagira ngo dufatanye iryo jambo, nkurikije ko Yesu asatuye mu rusika natwe tukinjira. Kandi hari ibintu bigora abantu muri iyi minsi. Kubabarira biragorana, kubabarira ntabwo abantu benshi ntibajya babishobora. Ariko wowe urimo kunyumva, wowe uzabisoma, wowe uzabireba, wowe uzabitekerezeho, wowe uzagira amahirwe yo kubabarira, uzagira amahirwe yo kubabarira. Ngo umva abahiri babaribo, ngo hahirwa abanyambabazi, kuko ro bazazigirirwa. Hahirwa imitima iboneye, kuko ro bazabona Imana. Iryo jambo kenshi ringarukamo, iryo jambo sinzi impamvu. Ahari wari utararyumva, ahari nturabishobora, ariko kuko Yesu asatuyemo rwa rusika, ngwino nawe ubu umunyembabazi, ubu umunyebambe, ubu umunyempuhwe. Iryo jambo riyubaka umutima wanjye, iryo jambo rirankomeza. Ryarankomeje ubwo umwana wanjye yararwaye, amagambo yari menshi, akaza anca intege, ankomeza yose akivanga, ariko atankomeje nkabababarira. Hakoresha ijambo kubabarira,
kuko ibyo bavugaga barabibonaga. ndibuka kuko hari umuntu asenga ngo Mana ngo uyu muntu umukize, ngo kandi niba utabona azakira ngo umucyure aruhuke. iryo jambo sinarihaga agaciro. njye nabwiraga Imana, ntabwo nacaga intege urisenze, kuko uko yamurebaga ni nako yumvaga yasenga. nanjye naragarukaga nkabwira Imana yanjye, ntoya Mana sinshaka umwana wanjye apfa. kandi hari ijambo abigishwa Yesu bamubajije ngo uyu mwana ko yavutse ari impumyi, ni ibyaha by'iwawe cyangwa ni ibye bwite? iryo jambo ryaranyubatse cyane, nari nararifashe mu mutwe ndanarikomeza cyane. ariko Yesu arabasubiza ngo oya, ntabwo ari ibyaha by'iwabo, si n'ibye bwite, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana izagaragarire kuri we. Haleluya, haleluya. nawe ibyo bikuriho, ibyo ugendana nabyo, ibyo bikugumaho, ni imirimo y'Imana iri kugira ngo izagaragarire kuri wowe. mbese ni ubushomeri, humura buzavaho. ni ukugira ngo impamvu bigutinzeho ni ukugira ngo imirimo y'Imana izagaragarire kuri wowe. humura komera. nuko nkabwira Imana yanjye nyizeye, nkayibwira ngo wazuye Lazaro, wahumuye impumyi, ibirema biragenda. nanjye kwizera wanjye Sara, nanjye nshaka yuko ahaguruka akagenda, imirimo y'Imana ikagaragarira abantu bose. haleluya, mfashe gushima Imana bari kunyumva. ubwo barashima Imana barabibonye. umwana wanjye yarahagurutse aragenda. haleluya, umutima wanjye urishima, umutima wanjye uranezerwa. ariko ntabwo byavuye hafi, ahubwo byavuye ku mutima wanjye. nari nubatse kuri Yesu. wubatse kuki wowe? ese wubatse ku butunzi? uyu butunzi burashira. ese wubatse ku mugabo? oya, nabyo umugabo ashobora kugutanga akagenda, ahubwo ubaka kuri Yesu. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. ntawe ujya kuba tutamujyanye, ni nawe uhoraho, kuko ntagapfa. yapfuye rimwe gusa kandi arazuka. uyu munsi tuvugana turibuka izuka rye, yarazutse. ubu turaho turi bazima, ntabwo tugiheranywe, ntabwo Satani akitwivuze hejuru, kuko uwamutsinze yamaze no kuzuka. haleluya. nagira ngo nkwibutse yuko abari muri Kristo Yesu aba ari icyarimwe gishya. ibya kera biba bishize. mwene data, wowe utaramenya Imana, n'abo bayimenye, wongere wibuke yuko ari mu ruhande rwawe. kandi Yesu ari mu ruhande rwawe, umubisha wawe ntawe. ese ni ukurenganywa? byagukura kuri Kristo, uyubaka kuri Kristo. haleluya. Kristo ni ibuye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe. mwene data, wahisemo neza rero, komeza uhitemo neza. wowe utaramenya Yesu, ngwino nawe umwakire, ngwino nawe mubwire bya bindi byose. nanjye yaransanze aranduhura, nabahomye ganjye akanya gatoya. rira jambo rivuga ngo ry'umuririmbyi ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi, wa 35 mu Gakiza. ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi. nari mfite imibabaro, nari ndushye. ubwo nsubiye inyuma ngiye kuba ubuhamyaho gatoya. numvaga ngowe, numvaga mfite intimba mu mutima wanjye, dore ko ninakuriye mu muryango utumvikana. ariko noneho urumva nanjye agahinda naragakuranye. ariko nyuma yaho Yesu aza kunduhura, Yesu aza kumpumuriza. nuko abavuga ubutumwa bwiza baraza. icyo gihe n'akagoma karavugaga, njyewe nakirijwe no munsi y'igiti, imvura ikatunyagira, izuba rikatwica, ariko tukumva Yesu atunyuze. unyuzwe n'iki? unyuzwe na Yesu? n'iki kikunyuze? ni Yesu. wahisemo neza. mbese n'iki wagaritse umutima? ni ubukene? humura, isaha nigera buzavaho. ni uburwayi? humura, Yesu agizaga abarwayi, n'uyu munsi aracyabakiza. icyo usabwa gusa ni ukwizera. icyo usabwa gusa ni ukumwemerera, akaza akabana nawe. kandi mwishaka inyongezo, banza ugure. ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongerera. ibyo rero byose ushaka ni inyongezo. reba aho uhagaze, reba ukuntu mwizeye, reba ukuntu mwiringiye, reba ukuntu
uhagaze gitware hamwe na Kristo, ubundi ibyo ngibyo bikubangamiye byose humura, Yesu araje abikureho. Nanjye naramutegereje, ndamutegereza umwana wanjye yajyamye imyaka myinshi, nkawe akabyutse ngo agende, arakururuka akajya kururuka, nabyo nkabireba ariko nkaba nzi ngo Imana izamukiza. Haleluya. Nabona akantu gatakoze ntinakona ko nakabonye, nkaba numva imirindi yo gutabarwa. Nawe wumva imirindi yo gutabarwa, nawe irahari, ahubwo bwira Yesu aguha amaso ayibona. Amena. Nuko Yesu nkimara kumumenya, ijambo rimwe ryaramuhumurije ngo tumbira Yesu wenyine. Utumbiriye ibiki? Utumbiriye ndi? Witumbira umuntu ntacyo yaguha. Imana itamukoresheje nawe ntacyo yaguha, ariko Imana nimukoresha nawe azaguha. Imana nimukoresha azaguhumuriza. Imana nimukoresha azakubwira neza. Ariko nubona kubwiye nabi, hari ijambo twavuze ngo hahirwa abanyambabazi kuko ari bazazigirirwa. Hahirwa imitima iboneye kuko ari bazabona Imana. Ayo magambo aranyubaka kandi aranezeza, nuko ndakomeza. Ariko hari ikintu kimwe nakubwira ngo ibyakozwe n'intumwa ibice 8 ku murongo wa 1 bavuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Haleluya. Amen. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ibyo dushobozwa byose n'umwuka wera. Umwuka wera yakumanukiye, nawe wumva yuko hari ikiguhumurije. Ariko bitabaye ibyo ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Gerageza ushaka umwuka wera kandi ni uwacu. Nubona utagifite urukundo umenye ko umwuka yagiye. Nibona udafite urukundo umenye ko nta n'uwo wigeze kugira. Ariko nibona warigeze urukundo rukaba ruzimye umenye ko umwuka yagiye, kuko nta wundi udukomeza ni Kristo. Ariko yaravuze ati icyakora nzaboherereza umufasha azabana namwe ibihe byose. Mwihangane rero muri iyi minsi, mwihangane, turi mu minsi ya nyuma iheruka iyindi. Nubwo abacu babivuze bagapfa, abandi bakabivuga bakabivamo, ariko we ntubivemo. Guma muri Yesu nawe agume muri wowe. Kandi ijambo ry'Imana niko rituhumuriza ritubwira ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka. Munsabe icyo mushaka nzagikora. Nawe rero nshuti z'umusaraba, nshuti zacu, bakunzi bacu, mutwitaho, mutureba, mudukurikirana inshuro nyinshi, banje no kubashimira kubw'imigisha yose Imana yateganyije kubaha. Muhumure, izayibaha kandi irahari, irateganyijwe. Ubwo rero reka dusenge Imana. Niba uhari ukawumva ushaka imbaraga, ukawumva ushaka gukizwa, ukawumva ushaka gukomera, reka tugufashe gusenga Imana. Kandi reka nkubwire, ubu umunyembabazi. Mwami Yesu, turagushimye kuko wari kumwe natwe. Turagushimye kuko wadushyigikiye. Turagushimye kuko abacu bakomeje kubyumva kandi bateze amatwi, ndetse n'abari bubikurikirane bumvemo ijambo ryawe bahumurize. Ugende ku ijambo ryawe Mana, utwemere kugira imbabazi, utwemere kugira imitima iboneye, kugira ngo tuzakubone, kugira ngo tugumane nawe. Nuko twibuka amagambo yawe, warakoze kuducungura, warakoze kudupfira, wagize neza gusatura urusigo rukingirije ahera. Twari gushaka umuntu tukamubura, ariko umuntu wese ahita yinjirira kuko wakinguye umuryango. Haleluya, haleluya. Yesu uri Imana ishobora byose, kandi uri Imana izi kurinda. Warinze ababyeyi, urinda abakobwa, urinda abasore, urinda abagabo, warinze abapfakazi, imfubyi, kuko uri se w'imfubyi, uri umugabo wapfakazi. Warakoze cyane, komeza ubiteho kandi ugumye ubahumurize. Urakoze Mana kubyumvise. Ubutwe n'icyubahiro ni ibyawe, amaratemba nk'uruzi nta yacu. Tujyamurire twizeye mu izina rya Yesu, amena. Ushatse kugira icyo mwambaza,
inomero yanjye ni 0786865005. murakoze cyane. ni 0786865005. Imana ibahe umugisha. mbifurije pasika nziza. murakoze.